Ubundi yuriye buri kintu cyose yuriye ufite umuhangayiko ntabwo ushobora kubyibuha, ariko yuriye utwuriye dukeya ukaturyana umutima mwiza nta gituma utabyibuha. Buriya uzareba agaca karya inkoko bavuga ati kuki kari agaca katabyibuha, ati ubyibuhe, ati nabyibuha gute kandi mfata inkoko bakamvugiriza induru. Sigaye ntegereje yuko ruzaza rukijyana. Reka mbanze mbereke. Atemberereye abagabo banini pe do meze nk'umwana imbere yabo. Reka tuganire nabo mwirebere, reka tuganire n'uyu mugabo. Ikindi ni izina rye muraza kubyumva, ni ibintu bitangaje. Muraho neza? Muraho. Amashyo. Amashongwe. Wenda niwe bari ko bimbaza amashyo. Kubera ko niwe wanayamba kukunduta. Oya, iyo ushyitsa kugendereye niho gusuhuza. Nuko. Numvise izina ryanyu ritangaje. Mwita Senyeri. Banyita Senyeri, ariko iryo si ryo zina ryanjye. Nitwa Munyeshongora Alexandre. Munyeshongora Alexandre. Abantu bakwise Senyeri Alexandre. Nuko nari umukorari muri Kiliziya Gatolika. None se mukorari muri Kiliziya Gatolika bakamwita Senyeri? Nuko nagiyeyo ndi umusore. Bakabona nkunda gusenga cyane, n'ubu ngubu ariko ndagerageza ndacyajya gusenga. Sibyo bya corona byaje bigatuma sengero zigenda zihagarara, ariko n'ubu gusenga ndabikora. Nje nagize ngo bakimbwira ngo witwa Senyeri, nagize ngo bifitanye isano n'ingano yawe, kubera ko bavuga ngo Senyeri bisobanura agasani, bisobanura nyagasani, nyine umuntu utabandi ubayoboye, nyine nkuko tuvuga umwami bamwitaga nyagasani, nk'umuntu umutware bakamwita agasani, gutyo nyine. Ntekereza ko wenda byari bifitanye isano n'ukuntu uri munini, uri umuntu. None se Imana ntiyaturemye mu ishusho ryayo? Harimo bakimana, urumva? Ubwo rero bakwitirira Imana kubera kuko hari bakimana, hari ba Nyirimana, hari na ba Mukamana. Ariko koko nibyo. Bifitanye isano. Nuko ugira gutya uravuka, utangira kubyiruka, ukuze ubuntu uri munini koko, utandukanye n'abandi bantu, ufite ibigango, utandukanye n'abandi. Reka twebwe twavutse ibintu bikiriho biboneka neza. Amata y'inka akaboneka, iyo utabaga ufite inka umuturanyi wawe yabaga yifite akakoroza ibishyimbo byiza. Ubu musigaye ibishyimbo mubirya mubyunyuguje mukabihindura amazi. Ubu bagutekera ibishyimbo by'inkumbagara ukabirya. Reka batabanje ngo babyinekemo amazi bashireho amavuta. Reka da. Ariko mwebwe mwabiryaga bikiri umwimerere. Yari umwimerere rwose. Burya ni nabyo biryo bigutera imbaraga. Noneho hakabaho n'ayo mata y'inka ukarenzaho. Nuko rero twavugaga nyine ukuntu ababyeyi banyu nabo bari banini gutya. Nabo bari banini, ariko mama niwe wari munini cyane, na papa nawe ntiyari mutoya, nawe wabonaga ko ari umusore. Mu mabyiruka yanyu se bababwiraga ko abana niba mwaragega ku ishuri, abana mwiganaga babafata gute bakurikije ukuntu umungana, muri banini, muri amajeya, muri abantu? Biterwa n'amaraso y'umuntu. Uko ukura ugenda amaraso ugenda. Ubundi yuriye buri kintu cyose yuriye ufite umuhangayiko ntabwo ushobora kubyibuha, ariko yuriye utwuriye dukeya ukaturyana umutima mwiza nta gituma utabyibuha. Buriya uzareba agaca karya inkoko bavuga ati kuki kari agaca katabyibuha, ati ubyibuhe, ati nabyibuha gute kandi mfata inkoko bakamvugiriza induru. Nuko iryana umutima mubi. Natwe rero ibyo twaryaga byose twabiryanaga umutima mwiza, nibyo bituma tuba banini. Iyo uriye udahangayitse burya nta gituma utabyibuha. None se koko reba nk'ubaka akaboko kawe, mu kanya twarimo tugereranya, ugasanga nk'ikiganza cyawe kimeze nk'igikubye gatatu cyangwa kane cyanjye. Niko ubu koko wambwira ko bitifitemo n'amaraso y'ayo majeya navugaga ba kera bo ba Samusoni.
ibigango byawe biriya biyuterura. oya ntitwaje kubikomoza hose. Kera habagaho imbuto nyinshi baryaga mu mashyamba bakabaho neza. None ubu igihe tugezemo ubu igihe ngezemo ubu ngiye gusubira hasi kubera kuko ntabyo nkibona byantunga. Birumvikana. None se ibyo ngibyo bivuga ko baba bifitanye isano no kuba wenda abamarayika bari baragiranye isano n'abantu hanyuma bakabyara abantu banini b'amajeya. Icyo ngicyo cyose nagishingiraho. Icyo nzi cyo ni uko Imana yaremye Adamu na Eva ikabashyira ku isi natwe tukagenda tubakomokaho. Noneho uko ibihe bigenda bizamuka niko abantu bagenda basubira, uko abantu bagenda bagwira niko abantu bagenda bagabanuka, n'ibiryo bigenda bigabanuka. Ubutaka bwahingwaga ntabwo ari bwo bugihingwa iki gihe. Uko abantu imiturire ya kera bari batuye si kubwo batuye. Imiturire abantu basigaye bacucitse bakavuga bati aha hazahingwa ahangaha hazubakwa. Ubwo urumva ntabwo imiterere yo hambere bari bafite ubwisanzure bagahinga hanini bakabona byinshi bibatunga. None ubu ngubu ntabyo bakibona bishobora kubatunga bihagije. Birumvikana. Ngaho rero tugane noneho ku bijyanye n'imibereho y'abantu tutitaye cyane cyane wenda kunuze twinjire cyane mu mbamutima z'abantu, urukundo, ibyo bintu byo mu mutima nyine abantu baragabandi barakubwira bati ubupfura abantu barazwe n'ubundi banabayemo banabyirukiyemo ni nabyo bituma abantu banagira umunezero wa mugana gaca nikabasha kwishimira inkoko kariye kandi ari nini kakaguma kameze gutyo. Rwose reka nkubwireho mu mibereho yacu, urumva twamye tubana n'abantu, urumva kugeza n'uyu munsi urabona ibintu byabaye mu gihugu cyacu. Ubuse ni ukuvuga ko twabarushaga ubuhangange, twabarushaga ubwenge, kuko uri umuntu. Imana mu mategeko y'Imana baravuga ntuzice, nibyo byabaye. Ariko umuntu agerageza, twebwe twagerageje uburyo tumenya ikiremwa muntu ukacyubahiriza. Nimba uje umpiga uriya aravuga ati cangaha, sibyo? Ubu benshi turi kumwe tubanye neza n'abaturage nta kibazo dufite. Urumva ikibazo dufite ni icy'ubukene bwacu, urumva? Kandi ntabwo ubukene ntekereza ko ari ikintu rusange, ntabwo twanakibara mu mirage. Ntabwo wakiraga mirage. Imurage rero nakubwira icyo nagenda nasorezaho kubera kuko numva bitari na byinshi cyane. Nuko nkamwe mukiri batoya, urumva nakuraga yuko wanakuraga urukundo muri bagenzi bawe, mukagirana urukundo, mukagirana ubusabane. Ntubone mugenzi wawe ngo umwishishe, ariko ukabanza ukamenya imiterere ye. Nk'ubu nkanjye abo duturanye bazi imiterere yanjye, nk'ubwo se ubarangiye aho ndi nuko azi imiterere yanjye, azi kamere yanjye, azi ubwitonzi bwanjye, azi ubugwaneza bwanjye. Ni ukuvuga ko abansobanukiwe, nta kibazo dufitanye n'abaturanyi, duturanye tukabana neza. Ndumva ari uko nagiye. Birumvikana rwose kubana neza ni ikintu cy'ingenzi, ni n'ikintu cyangombwa. Nawe ukazabiraga umwana wawe ukamubwira ati mwana wanjye iryo somo narivanye ku mugabo bitaga Senyeri, uzajya ugira urukundo ubane na bagenzi bawe. Yego, nanjye kubaza wenda ikibazo cy'amatsiko batari nibanga wenda nko muri ibyo bihe, nko muri biriya bihe bigoye by'amateka yacu y'ubuzima ya jenoside, mwebwe nk'abantu bari banini bari bafite imbaraga, ari nko kwihisha, ntibyari bigoye kwihisha, cyangwa se ari nko kugira ngo wenda uruhande rwose mwaba murimo byagenze gute kugira ngo ibyo bintu mubizibukire ku mpande zose? Buri ikintu cyose uzagikoresha amayeri. Nimba ntarahigwaga ariko hari uhigwa, ugerageza uburyo uhigwa
umucisha hirya y'umwanzi. Twagerageje kubyitwaramo neza nyine, uhigwa tukamenya uko tumucisha hirya no hino, tukamenya ubuzima bwe, nimba ntoye ikijumba nkaba nagena namucize nka hariya akena nkakimuha akabaho, nabona nk'ibishyimbo nkaba nayora nk'urushyi gutya nkagenda nkamuha akabaho, kugeza igihe leta yacu ifatiye igihugu, abanzi barahunga, wa wundi mugenzi wanjye tukaba tukiri kumwe na n'ubu, niyo yazira urundi rupfa ariko atazize cyangwa se atagambaniwe nanjye. Ibyo ngibyo rero nibyo gushima, tunabibashimira mu by'ukuri. Ni umwe mu murage abanyarwanda bakwiye gutora, umurage w'ubupfura, umurage wo gukundana, umurage w'urukundo nk'uko wahoze ubivuga. Ni ikintu rwose cyo kwishimira cyane. Mfite utubazo dukeya tw'amatsiko Senye, nkamwe dore nuko mwarabyirutse murakura hanyuma mugera igihe cyo gushaka. Icyo gihe bari baratangiye kukwita Senyeri? Batangiye kuri kwita ryaya? Muri 78. 78. Ubwo se ugeze igihe cyo gushaka umugore, kuko ntabwo yabonaga umukanga kubera ko ari munini. Erega burya gushaka, ugiye gushaka umuntu biterwa n'imyitwarire y'umuntu, ntabwo byigeze bimutera amatsiko. Umufasha wanjye turi kumwe n'ubu niwe dufitanye bano bana n'umuhungu wari uri hano n'utu twana tundi, sibyo? Urumva nta kibazo yigeze ngira. N'abana bangahe? 5. Abana 5. Nta kibazo na kimwe yigeze agira. Niyo muri kumwe ese ari he? Arahari? Hari hari ahantu yazindukiye ariko mu mwanya arabaje. Ntabwo byakugoye, niwe wa mbere waterese hanyuma ahita anakwemerera? Rwose yenda ntaba naterese n'abandi, ariko burya umuntu agira uwe. Abandi se byagendaga gute? Abandi nyine ubwo abavugaga ati jyewe mfite undi musheri na terese. nkavuga nti imba tudashoboye kuhuza zakomeza njye n'ahandi. Nta wakubenze kubera kuri munini? Nta bigeze mbenga ko ndi munini. Mbese mu by'ukuri kuba munini ntabwo, kubera ko impamvu mbikubaza nuko hari abantu benshi bagiye bagira, kubera ko batandukanye, kubera ko wenda ari batoya cyangwa bakagira ipfunwe, abandi bantu bakabagirira ipfunwe, bakababona ukuntu kutameze nk'uko abandi, bakababona nk'uko batandukanye n'abandi bantu. Mwebwe nkawe umuntu wari munini, sinzi wowe nta tandukanira abandi bantu bakubonagamo? Rwose mubo nashoboye gutereta ntawigeze avuga ngo niyenda n'uwangaga, ntago ari icyo yabaga, ntago yigeze ampishurira yuko ndi munini. Yambwiraga ati mfite abandi, aka ni akanjye. Hanyuma n'abandi ni kimwe se n'abandi muri rusange, wenda tuvuge atari na ngombwa abakobwa n'abahungu n'aburungano, abo mwakinanaga umupira, nimba warakinaga umupira? Twakinaga nyine mu rungano rwacu, umupira tukawukina, nta kibazo twigeze tugirana pe. Rega burya umuntu ugiraho impungenge ni umuntu mutavukanye, ni umuntu ugenda wo hirya mudaturanye, ariko umuntu uzi uko wavutse cyangwa se uko ufite imyifatire muri sosiyete mu giturage cyacu, akabona nta kibazo ufite, ntaravuga ati sibyo ko benshi buri muntu ushaka umukobwa waho baturanye ni bakeya cyane, ni 1%, uratambuka ukajya ahandi. Wowe wagiye kure none? Ntabwo ari kure cyane, ni nko mu birometero nka 5. Ni mu murenge wa Gishamvu hari Rwimbogo. Ntabwo ari kure. Ntacyo. Noneho bigarurikire kuri wowe nyirizina. Urabona akaguru kawe ni kanini pe, ni ukuri pe. Ubuse ugira inkweto wambaye? Inkweto najyaga nzigira none zarashaje, kubera kuko kuzibona nabyo bingora.
nikoreshereza rugabire naba nabuze amafaranga yo kuzikoresha nkabyihorera nkagendesha ibirenge nonese ko atari jye wiremye ko umuntu uko ariko yiyakira uko umuntu ari. inkweto wakwambara niyo wikoreshereje ubwawe? iyo nari mfite yari ziriya nkweto z'uruhu ziriho ingona, ariko ni umuvandimwe nabwo wari warunkuriye i Kigali. dore turi kumwe na mukuru ni murumuna wawe? Turi kumwe na murumuna wawe? ndi murumuna wawe, ni Nzabonimana Anatole. Nzabonimana Anatole. Wowe se ntabwo bakwise senyeri mutoya cyangwa se? Ntabwo banyise senyeri muto. Aya niyo mazina yanjye, irya data n'iryo kwa padiri. Nzabonimana Anatole. nawe rwose ngiye imbere yawe ndakana gato cyane, kandi aba bantu dukorana bose narabiraseho ngo ndabaruta ndi munini none nahindutse akana imbere yayo. Twari turimo tuganira ku bijyanye n'ubuzima, ariko ndagira ngo wenda mfashe wowe unganirize ku babyeyi banyu. Ababyeyi banyu banganaga gute? Jewe uko mbazi nta byinshi ngomba kuvuga kuko mukuru wanjye yabivuze. Ababyeyi bacu kuko mama yari munini, ariko papa nawe yari munini ariko ntiyari muremure cyane. Ubwo rero mama we niwe wari munini, yararuseho mama, yararuse papa. None se bakomokaga he? Papa yakomokaga muri Nyaruguru. Hanyuma mama bavuka ino Impare. Ni Impare. No kuvuga ko byanze bikunze ibisekuru by'abantu banini ni byina ahangaha Impare. Gusa nyine wenda ikintu nshaka kugira ngo impamvu wenda mbigarukaho nuko ari byo bibaha itandukaniro. Agira ngo nunganire murumuna wanjye, sogokuru ubyara mama niwe wari munini ari na muremure. Ubwo wenda amaraso ashobora kuba yaragiye aratambuka aza. Nawe ariko yari ubintu sogokuru byara. We yari ubintu. Yari ubintu hano Impare. Nukuvuga ko Impare nyine niho nyine wamugana. Noneho rero papa yaje ari umuhashyi. Nkuko nawe wava nkukuru ubuturutse hano ukaba wabona ikibanza hano kera kubw'abami. Yahuye n'umutware wino amukebera akagapande akari kadutuyemo. Umutware uramuzi yitwaga Nsanzabagana. Umutware witwaga Nsanzabagana. Ubwo ni nkuko wavuga kera babitaga bari umutware yitwaga, ni nkuko bavuga burugumesiri uyobora Mpare, Gishamvu, gutyo bakazenguruka. Yabaga ari nka komine yose. Hatuye rero nibwo yarambagije mama. Rwose akamureba ati ngo yaramushatse ari na mutoya, ariko nyine kubera afite se ufite igihagararo. Nanjye sogokuru ubyara mama ndamuziho gatoya kuko nari mfite imyaka 6. Naramubonye. Warakarekareka. Nimukomeze mu. Naramubonye jewe. Wese waramubonye yangana gute? Yari muremure kandi ari na mugari. Uravuga ngo twebwe ngo turi bagari wapi? Kubera ko amugani ibishimbo byabuze. Byarabuze. Niyo bibonetse no kubyuguza kwama. Urumva? We naramubonye jewe. Yapfuye afite imyaka 6. Nta kera twatagiriraga kwiga twigaga hari ingoma. Ara munsi y'ivuriro iyivuriro ryo kuri Kangoma. Hari ku gipolisi niho twigaga. Niho twatangiriye kwiga. Ubwo rero numvise ngo sogokuru yapfuye, ntiyapfuye nyine kuko ntari bisobanukiye, ariko nari naramubonye umwana ufite imyaka 2 cyangwa 3. Burya baza ubwenge muri mashini y'umuntu, burya agira mashini. Nk'ubu wari umuntu wambwiye nabi mfite imyaka 2 ariko yanze kumvamo, kandi urabona ndashaje.
imyaka 60 mfite se urumva bitarakomeza bikajyamo burya ntuzagire nabo umwana ibyo byo kugira nabi nibi ariko ufite imyaka 2 urabyibuka ndabyibuka cyangwa icyo gihe wari ufite nk'itanu cyangwa nari mfite imyaka 2 urabona kana kigiye kaba kadundeje gutya gafite imyaka 2 gacutse burya ntuzitonde maze n'inda y'amezi 2 itagiye kurema mu nda burya uwashatse umugore ukamubwira nabi burya nabyo bimugiraho ingaruka iyo avutse nafite inda ayisamye kamara amezi 2 ibitangiye kurema ukabwira umugore nabi burya kirazira mutware neza urumva umutware neza kugeza igihe yabyariye nanabyara ukomeza umufate neza murakoze abatwumva babyumve ko ari n'undi murage batwongereye umva niyo yaba ari inda y'amezi 2 mumenye yuko ari ngombwa ko ugomba kuyifata neza kuko ikibi cyose wamubwira cyamuzaho cyazanamugiraho ingaruka sibyo ra niko bimeze nawe ugira gutyo urakura ugabyiruka ushaka umugore kandi nawe ntiyakwishisha ntabwo yanyishisha ubu iyo muza kuvukira nko mu mahanga mukajya gukina umukino witwa basket cyangwa mukavukira za Kigali rero aba we bitako mwari kujya mubishyiramo muhagaze gutya cyane rwose uretse ko abana banyu nabo namaje abana bacu ntabwo ari abasore cyane burya bigenda biterwa nuko nabanye nabangana hashobora kuvamo nk'umwenda akazagukurikiza ariko abandi ugasanga bagenda yego sibyo ko babitwa baba ari abawe ariko burya uko twavukanye twese niko tungana ugira ngo hari n'abandi bavandimwe ubundi abavuyemo tugakura turi 3 twenyine undi ari he undi ntawe uzi iyo yagiye ariko nawe atuye tuye hano ruguru nta kibazo yego rero twari tugana wenda ku bijyanye n'umurage dore buranije kugira ngo tunasoze tuzabasura n'ikindi gihe tugane noneho ku tubazo tw'amatsiko tujya tubazo abantu tubazo tw'amatsiko muze ujya wumva umuziki ndabumva iyo mfite mfunguye radio kuri telefone umuziki ukunda n'uwo umuziki nkunda byose ko nkunda turirimbo tw'Imana kuri kenshi ko nkunda kumva Ketrede na Radio Maria yego no kuri Radio Rwanda ndazumva harimo indirimbo nkunda nziza z'abahanzi bacu tutwahoranye ba Sebanani abarugamba Sipiriyani barana abantu nakundaga kuko Sebanani we kera bigeze gukoresha igitaramo kuri stade Huye ndamwibonera ariko yo numvise indirimbo ze numva zinyuze uramubonye Sebanani ndere ndamuzi rwose munyana waririmbye ndamubona rwose nuko yitabye Imana nyine yarameza kubara abana batoya baba mwibaza bakavuga ati Sebanani yari umugabo uringaniye ugwa neza uganira waramuganirije sinamuganirije nanjye nari nkiri umwana ariko naramubonye ariko sinari umwana cyane nari mfite nk'imyaka 15 anaririmba rwose yiyambariye ipataro ye nziza y'umweru n'ishati ye y'umweru afite gitari ye rwose cyandamuzi rwose ibyo bihe nyine bidukumbuza byabi abana b'ubuse abahanzi b'ubuse barabujya umenya abahanzi b'ubusibye kubabona mu mashusho nta muhanzi w'iki gihe nzi ntawe nzi rwose mbabo numva usibye yenda uwo nari nshoboye kumenya ufite isano n'abantu bino nuriya uherutse kwitaba Imana Jay Polly wari umuzi wari umuzi w'iki se igeze aza sino atazi no se umwuzukuru w'umusaza hano inkamatira bitaga Rugigana nawe muzara akiri umwana ari mu kigero cy'uno muhungu igeze waramubonye naramubonye akiri umwana ariko ibyo ataraba umuhanzi
none se mu bwana bwe umwibukaho iki wenda nimba gusa nyine abantu bakuru babona abana gutyo kabona gasara gakino nta mahane nabonaga agira hikinira agapira hariya hafi yo kwa basekuru hari ikibuga bakikina agapira nk'uko twana twari turi hano kurumva rero niwe numvaga ngo Jay Polly ariko nkaba muzi ari umwana icyo gihe se bamwitaga kahe kazi aka nta izina rye ko tudaturage usibye ko natemberaga nari kujya kubaza amazina aka ntaryo nzi nta kibazo ariko nyine Imana imuhe iri gukora idashira ariko uririmba nawe muri korali ngo ufite ijwi rya hatari rya bass nari ndifite none ngo byarakakaye uririmba muri korali muze naririmbaga muri korali Murashishoza iyo ni yahe kuri katedrali kuri ingoma kuri paruwasi niyo kuri paruwasi ingoma Murashishoza mufite indirimbo mwasohoye zanyu twafataga ziturutse mu yandi makorali abonye ushobora gukurura nimuze bikamya y'amabuye wenyine cyangwa ukayipakira kubera ko nguterura ngo ibyo ntabwo bihura kabisa sinajya kubeshya ese ubwo naba ndi imashini se ndi pokere jewe ibyo ngibyo imva yabibabwiye gutya ntabwo bishoboka napakiranaga n'abandi none ubu nananiwe sigaye ntegereje yuko ruzaza rukijyanira kereka nk'amwe yenda nk'uko babivugaga mukadukorera ubuvugizi bakagira icyo baduteraho inkunga reba igikoni cyanjye ya mvura yaguye yaragiseye burase ubu ngubu ntitwari turi mu nzu nimwarebe niba iyi mvura iguye sibyo ko wenda nikozemo nka gusubizaho amategura neza abandi wapi ntibihura ntabwo nigeze mpakira imodoka cyakora nkifite imbaraga twayipakiraga turi nka babiri cyangwa batatu wowe na muntu wawe mugahita muyipakira cyangwa umuntu wawe mukayipakira nta kibazo umva reka mbabwire reka tuba ari nacyo dusorezaho n'ubundi ndabizi muri abantu benshi mudukurikiye mukomeze kudukurikira n'ubundi kandi mushaka ko ubuzima bw'abantu buhinduka cyangwa se buba bwiza kurushaho cyane cyane abantu n'ubundi baba bihariye yewe ngiye gusoreza kuri iki ngiki mugenzi wacu mwamwumvise Senyeri n'umuvandimwe we bari kumwe ahangaha bafite rero ikintu bashaka kubasaba mwebwe mudukurikiye nimutega amatwi ibyo Senyeri na mugenzi we n'umuvandimwe we bashaka kubasaba hanyuma kandi mu buntu bwanyu nsanzwe mbaziho muzakibahe ikintu rwose wasaba abantu badukurikiye babwire ko natwe nta kindi dushoboye kuvuga dufite mikoro gusa icyo gera abasaba urabona jewe nta bushobozi mfite bwo kuba nasana ino nzu yanjye ubu urabona yarasenyutse mfite abana bigaga ntabwo ubu bakiga kubera iki kubera ubushobozi arajya kwiga inzara yamurya ntashobore gusubirayo sibyo ikindi cya gatatu kugura mituweli by'iki gihe birangora kugira ngo mbone 21,000 n'ibyo nkoze ntibigende neza n'imbaraga zanjye nsigaranye ni nkeya bankoreye ibyo bintu bitatu nkabozaya mbona mituweli bakantera inkunga inzu yanjye bakayisana genda ibindi Imana yamfasha bikagenda bizamo gutya ariko ibyo bintu bitatu abana banjye bakiga kubera ko kubaho no kuba umwana yarize buyenda natwe ubujiji twagize nuko tutashoboye ariko genda byatewe no mu bihe twari turimo kera hari inka bakavuga ati nutiga uzaragira inka ariko abana b'iki gihe icyo tusaba nuko habonetse abaterankunga bakadutera inkunga abana bacu bakiga cyane bakansanira n'ino nzu bakazaba bambona na kamituweli kugira ngo nshobore kwivuza ndumva ntagoranye ibyo bintu ko ari bitatu nibyo nasaba
murakoze. kandi byaba ari ibyo hanyuma ibyo kurya ukimenya nuko umuvandimwe wawe nawe hari icyo ashaka kongeraho ubundi wenda mufite ingo ebyiri zitandukanye nawe wakwivugira ibyawe mfite ingo ebyiri zitandukanye ariko ubundi ikibazo gikunda kutubera ingorabahizi niyo mituweli nk'ubu nta kazi tugira uko abivuze ati n'ibyo nkoze ntibigenda neza ubwo urumva ko turi kimwe icyo yakoze nanjye nicyo ngomba gukora ubwo rero batuboneye mituweli yenda bakadubonera n'iryo tungo bakariduha tugatunga rwose baba bakoze. Nzabona Imana Anatori arishakira inka ndakuvugira Anatori itungo ryamugwa neza urumva nyine abonye inka byaba ari sawa hanyuma Senyeri we arishakira gusanirwa inzu ndabivuze ni ibyo ngibyo reka buri wese avuge nimero ze za telefone hanyuma kandi no kumuganiriza mukumva nyine tukisabanira tukaba abantu tukaryoherwa byaba nabyo byiza twabasuye bwije none dore ndabona n'imvura ikubye yewe reka turekera aha ngaha nakagaruka nubundi tuzongera tubasure reka noneho batubwire nimero za telefone hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro nemere mwese mudukurikiye kuri Legacy TV nkomeje kubizeza ko nzakomeza no kubagera no kubandi kandi tuzanagaruka twizere ko tuzagaruka hano tuje kuvuga no kubara inkuru nziza nimero zawe za telefone 07 8 11 894 isubiremo 07 8 11 894 nizo zisoza yego mwabyumvise rero nshuti mwe mwese mukomeje kudukurikira kuri Legacy TV turabashimiye ko mwabanye natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twagiranye na Anatole ndetse na Senyeri impamvu mwita Senyeri mwayumvise mu kiganiro ni abantu bakamwise kubera ko yaririmbaga ntaho bihuriye nuko ari umuntu munini ariko twebwe dutatubisanisha tukavuga tuti n'ubundi nyine arangana n'abasenyeri hanyuma rero mwe mwese mudukurikiye mukomeze kunogerwa na Legacy TV yari ngewe Didi Wise hagati y'abantu banini kandi ayibona ariko dusubire mu kanya ni kuri Legacy TV mu zindi nkuru nkomeza kubagezaho